Hello guys, mumeze neza. So ndacyari Dr. Singa TV nk'ibisanzwe. Nari maze iminsi nari kuba utuntu nk'utu ngutu ariko nongeye nagarutse no. Uyu munsi rero nje kugira mbereke uburyo ushobora kuba wahindura password yawe ya TikTok. Hari abantu bakoresha TikTok ariko batazi password yabo. Ugasanga nk'umuntu afite TikTok ifite nk'aba followers nk'ibihumbi 10, ugasanga nk'umuntu afite aba followers barenga nk'ibihumbi 100, ariko ukaba usanga adafite password ya TikTok yiwe. Akaba hari n'icyo gihe ushobora gusanga umuntu usanga yafunguye nk'ama TikTok arenga nk'ibihumbi 2 kuri nimero ye cyangwa kuri email yiwe. Kubera iki? Kubera ko atibuka password ya TikTok. Ntago ari ngombwa gufungura TikTok nyinshi cyane. Birashoboka ko TikTok uba ufite uba ugomba kuyikorera cyangwa se kuyikoresha igihe cyose ushakiye cyangwa se mu gihe uhinduye nka telefone. Hari nk'abantu usanga bahindura phone, ugasanga bitewe n'uburyo batibuka password, ugasanga bafunguje TikTok nshyashya kandi atari ngombwa. Ugasanga baba followers biwe arabahombye, baba views bose arabahombye, n'abantu bamukurikira bose nyine ugasanga arabahombye. Si bikiri ngombwa yuko ushobora kuba wahomba TikTok yawe wakoreye, TikTok yawe wavunikiye. Icyo ngusaba ni ukureba ino video yose udatarukije kugira ngo urebe akantu ku kandi. Mwibutsa gukanda subscribe, like, share and comment ku bantu bafite kino kibazo, kuko ni abantu benshi cyane bafite kino kibazo, ndabizi neza. Okay, twagiye. Mwibutsa kureba video yose udatarukije kugira ngo ube wakirinda kuba wenda twasigana. Twagiye. Nimba ufite phone yawe yaba ari Tecno, yaba Airtel, yaba ari Google Pixel, yaba ari iPhone, witegereze neza iyi video, byose ni kimwe. Utaza kugira ikibazo ukavuga ngo yindi gukoresha ni Pixel cyangwa se ni indi telefone. Icyo nkusaba ni ukura video yawe yose kugira ngo ukemure icyo kibazo cyawe. Twagiye. Ufitemo account muri TikTok cyangwa se ufite TikTok ebyiri, ariko cyane iyi ngiyi itari right, ino TikTok iyi ngiyi itari right, iyi ngiyi niyo aba ari fresh kugira ngo ubikore neza bitaciye mu zindi nzira nyinshi cyane. Ngewe ndaza ninjire muri TikTok yanjye. Ujye wizera amafaranga. Ndaza ninjire muri TikTok yanjye. Urabona ngewe mfitemo account zigeze kuri 3. Mfitemo account zigeze kuri 3, ariko iyo nshaka kuberekeraho reka mberekereho kuri iyi ya Singa za Amerika. Twirinda abantu nyine, hari abantu mama bizi ko hari igihe mukora ibintu ugasanga abantu baraguhakinze bagutwariye account yawe, account wavunikiye. Ariko reka nkoresha iyi ya Singa za Amerika, n'ubundi ndabona ari nayo irimo. No kuvuga ngo ukimara kuza hano muri TikTok yawe, ukimara kuza muri TikTok yawe uzaza hano, uze kutu tuntu dutatu ureba turimo hano hejuru mu kuboko kw'iburyo. Utu tuntu dutatu, utu ngutu udukandeho, nurangiza uzaza hano muri setting and privacy. Uhakande. Numara kuhakanda uzahita uza hano kwa aka kantu ka mbere, aka kantu ka mbere kanditseho account, ugakandeho. Ni ukuvuga ngo ahangaha tugiye guhindura password ya TikTok. Nimba utayibuka cyangwa se nimba uri kwishidikanyaho, ahangaha iyo uhageze ukora password utazibagirwa, ukora password nyine wumva uzajya ukoresha kuri TikTok, yaba uhinduye phone, yaba wagize ikibazo cya telefone, igihe cyose. Nzabereka n'uburyo bahindura amazina kuri TikTok ihemba. Ni ukuvuga ngo uzahita uza kwa aka kantu ka kabiri, kano kanditseho password, ugakandeho. Numara kuhakandaho uzahita ubona nimero ibaruye kuri TikTok yawe. Ni ukuvuga ngo bazahita bohereza imibare 6. Utegereze, ni code verification nyine, yariya murayazi, akunda kuba ku ma WhatsApp cyangwa se ni ibintu byinshi cyane nyine murabizi. Hari igihe nka WhatsApp, Facebook, TikTok
na YouTube irayigira, na Snapchat na Instagram. Nta rubuga rutagira code verification. So urabona bayimpaye, ndandikamo iyi code bampaye, nyuzuzemo ihita yiverifyinga. So urabona hano twageze batubwiye ngo duhindure password. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora password yawe uzajya ukoresha nyine ibihe byawe byose, ugomba gufata mu mutwe. Ugomba gufata mu mutwe. So njyewe nimba ndayihindura iyanjye, wenda urugero kugira ngo mubone ko password yanjye yahindutse, reka mbikore. Kuvuga ngo ngiye nzaza typing hano kuri keyboard nk'ibisanzwe, mfate password yanjye, nimushake muyirebe ko wenda ndahita nyihindura, iyanjye nyigire Rwanda, ngire gutya. Nyine ugomba gukora password mwibutsa aka kantu. Nibagiye kubabwira aka kantu ko guhindura password yoroshye, ni ibintu aba ari ibintu bibi, ntabwo aba ari ibintu byumvikana. Kuvuga ngo hari igihe umuntu agutwara account yawe bitewe n'uburyo azi password yawe. Icyo gihe ugomba gukora password nta muntu n'umwe muyihuriyeho, nta muntu n'umwe uzi password yawe. Ugomba gukora password ya nyine password nawe uri kubyo, nk'uko uzi umubare wa mobile money wawe, nta wundi muntu uwuzi. Ugomba gukora password ya account yawe uko byaba bimeze kose, yaba ari inde, nta muntu ugomba kumenya account yawe. Kuko twakomeje kumva hano mu Rwanda umuntu ufungura account ugasanga bayimwibye, ugasanga afite nka account hemba bayimwibye. Ni iki kibazo. Ugomba guhindura password yawe, nta wundi muntu muyihuriyeho, nta wundi muntu uyizi, kugira ngo tujye twirinda ubujura bubera kuri social media. Abantu usanga babibye amakonti yabo, babaye baravunikiye, ugasanga bacitse imbaraga zo gucreatinga izindi. So ugomba gufungura password yawe nyine igoye, ku buryo n'uwashaka kuyihakinga wenda ishobora kuba yamuvuna. Nzaza nkore password yanjye, ngire gutya, nindangiza nkore continue. Ariko ukora continue ari uko wamaje kuverifyinga yuko password washyizemo ari iyawe, ari iyawe gusa, nta wundi muntu muri kumwe. Ubona hari undi muntu muri kumwe, ugira amakenga ugahaguruka ukajya kuyishyiramo nta wundi muntu muri kumwe, kugira ngo atazayifata akayandika ahantu ugakorera account yawe, yabona ugiye guhemba, watangira no guhembwa kwanza ugasanga ni kwa kundi usubira account yawe utazi ngo byagenze gute, kandi ari wowe wabyiteye. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr. Singa TV, like, share, kugira tujye dukomeza tugendana nk'ibi biganiro byanjye n'aya masomo yanjye mpora nanga. Reka tugende kore continue. Password changed. Urabona ko password yanjye yahindutse. Iriya password ni njye uyizi gusa, nta wundi muntu uyizi. Iriya password ni iyanjye gusa. Icyo gihe uhita uza ukahita ufata aya mazina ureba ari hasi, apana iri ryo hejuru. Iri ryo hejuru nta kintu ureba rivuze. Ufata amazina ari hasi, no Singa za Amerika. Iyi ngiyi Singa za Amerika, ni ukuvuga ngo iyo uhinduye phone wandika Singa za Amerika. Murabizi abantu mujya muhindura ama TikTok, hari aho bakubaza ngo shyiramo ngo username zawe, hari n'aho bakubaza ngo shyiramo password. Iyo ushyizemo Singa za Amerika bahita bakubwira ngo shyiramo password. Iyo bakubajije password tushyiramo iriya password yanjye ubonye nari nkoze. Ndabashimiye cyane mwe mukurikiye Dr. Singa TV. Mujye mukomeza gukora subscribe, like, share and comment. Ndabakunda cyane. Bye bye.